نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا أن نحسن المعاملة والجوار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا قدوة للآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك عليه وعلى آله كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ishimwe n'ikuzo ibisingizo byiza nta wundi bikwiye usibye Allah subhanahu wa ta'ala jala jalalu. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatugira abantu beza muri bagenzi babo, bahereza bagenzi babo umuco mwiza cyangwa se berekera bagenzi babo ibyiza. Abantu b'Islam nifuje gufata uyu mwanya kugira ngo tugirane inama ku kintu cy'ibintu bitandukanye ariko bishingiye kuri izi telefone Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Ni byiza ko Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye telefone umuntu kumenyekanisha byiza afite, kumenyekanisha rimwe na rimwe ibyago yahuye nabyo, ariko ibi byose byari bikwiye kuba mu nzira y'ubupfura cyangwa se ikinyabupfura. Hari usigaye ubona ukabona abantu bapostinga rimwe na rimwe, ukabona umuntu apostinze umubyeyi we ari no mu buryo butari bwiza. Abantu bagitinya gupostinga bagenzi babo bari mu buzima bubi, nk'umuntu wenda arabyutse, umuntu wenda ari no postinga abantu bari gupfa, kubona umuntu ari mu buzima bwa nyuma ari gushaka imbaraga, ari gusamba, kubona abantu bamupostinze banakohereza n'abandi. Muri minsi umuntu ntakinatinya, ukabona umuntu wenda ngari kwereka abagenzi umuntu akibyara kwa muganga umwana abyifite amaraso hehe, ugasanga umuntu yisa foto arohereje. Sinzi umuntu wenda yashatse umugore yakoze ubukwe, yamaze kugeza umudamu we mu cyumba bazabamo, agafotora ari kumusoma agapostinga. Sinzi umuntu agiye kurya rimwe na rimwe ibiryo byiza bimeze neza, ari foto yarapostinze n'abantu wenda bifitiye n'inzara, uri kubereka bameze nabi, bo bamaze wenda n'iminsi ngahe n'ibyo ugiye kurya batabibona. Ugasanga uyu ngo ntabwo wari umuco mwiza ku bantu bafite ubupfura cyangwa se biyuba. Ushobora gupostinga ariko ugapostinga ibintu biri ngombwa binakene no mu buryo bwiza bwiyubashye. Aho ukabona umuntu w'umusaza arafotoye yambaye kifuwawazi, nta mwenda yambaye hejuru arifotoye. Hari n'abantu basigaye banatinyuka kubera ko ntago babona ababagiye inama z'ibi ngibi. Hari uwo twabiganiraga mu minsi yashize ati n'abantu basigaye bifotora bagapostinga rimwe na rimwe no kuryamana nk'umugore n'umugabo. Abantu b'Islam ibi ngibi ni ukubura ubupfura cyangwa se ni ukubura gushira mu nyurabwenge Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Ibi bikoresho by'amatelefone n'iki ni ibintu umuntu yagakoresheje mu bintu byiza, ariko no byuje ikinyabupfura cyangwa se n'ubumuntu. Ibi ni rero byanyibukije ijambo ryavuzwe na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kama ذكر ذلك شيخنا ابن باز رحمة الله عليه, ko mu magambo ya Umar ibn Khattab yavuze hari bavuga yuko ingiri hadith, ariko abamenyi batandukanye ba hadith bavuze yuko iyi hadith yatari itakwitirirwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko ari hadisi uyitiye intumwa y'Imana uruherekane rwayo rufite inenge. Nubwo bose Sheikh Allama Imam Albani we yavuze yuko ari hadisi nziza, ariko abandi bamenyi bavuze ko atari hadith ahubwo ari amagambo ashobora kuba yaravuzwe n'ande n'umusahaba, harimo Umar cyangwa se Muadh ibn Jabal cyangwa se Abu Hurairah, ariko atari amagambo kuri isnadi yayo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aya magambo nayaherera baravuze ngo استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسودا. ngo mujye mugerageza rimwe na rimwe mukemura ibibazo byanyu, mwifashishe gukemura ibibazo byanyu bimwe na bimwe hari ibyo muhisha biba bidakenewe ko bijya ku mugaragaro.
nk'ibyo ngibyo wenda by'umuntu kuba yaba yambaye ari kifuwa wazi kuba umuntu yagenda ahantu akajya kwifata neza agiye kurya inkoko cyangwa se rimwe na rimwe n'ibibazo byo mu miryango avandimwe b'Abayisilamu, aho muri iyi minsi abantu batagira isoni, aho umuntu ashobora kugirana ibibazo n'umubyeyi ukajya ukabyumva mu marigara, ukabyumva zini muri TVR, ukabyumva mu kawa, ukabyumva sinzi muri tangawizi, ukabyumva ahantu mu marigara sinzi bariya bafite ibibazo, ejo bundi wa mukuru we yaragiye ukubita nyina sinzi cyagiye bise yaje yanka ebana none babinshizemo. Kuvuga ngo yego ubundi byakabaye byiza ibibazo byo mu ngo cyane cyane umugabo n'umugore, umwana n'ababyeyi, abaturanyi n'iki, abantu ubwabo bamanjije kubyikemurira, byakwanga bakabibwira abandi bantu kandi bakanatoranya abantu bagiye kubibwira. Ntabwo ari we wese umuntu ajya kubyira ibibazo byawe. Umuntu avuga ibibazo ahanga ukabisanga hariya byagiyemo kawa, byagiyemo TVR, kandi ari ibibazo by'umuryango. Abasaba bari kuvuga ngo ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Hari ibibazo mwakombye kwikemurira mukabikemura mu buryo bw'ibanga, kubera ko ni by'umuryango ntabwo ari by'abantu bose. Ngo fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, ngo kubera ko buri ni'ima yose abantu bayigirira ishyari. Vandimwe Islam mushobora kuzana ikibazo cyawe n'umuvandimwe wawe cy'imodoka mwaguze mutari kumvikana, uwo mugiye kubabwira akabagirira ishyari, akaba niyo modoka mwayibura cyangwa se akanabitwara nabi ugasanga inabapfiriye ubusa. Ubwo rero nagira agaciro kintu rero inshallah ta'ala cyumvikane ko atari iby'ubuzima abantu barimo, ibintu byo gushira amastati. Ejo bundi hari umuntu abonye umubyeyi wari gupfa iki, umuntu aragiye yarafashe sinzi vuga la ilaha illa Allah, umuntu ari kubabara iki. Sasa telefone yiki niba arapfa abantu barabimenya kandi arashingurwa, ariko ku umuntu ari muri buriya buryo abandi bakafata ababyeyi babo bakabandagaza, ukabona abantu bazanye ubufu. Twabigarutseho cyane, amazi mu ndobo akamena ku mubyeyi we mu maso akamufotora, n'ubufu umubyeyi pressure zikazamuka ngo ni surprise. Nta bupfura burimo ibi ngibi, barangiza bakamufotora umuntu ubufu mu maso. Islam abantu Imana yaduhaye ubwenge itandukanye n'inyamaswa, dutandukanya n'amatungo. Abantu rero ubwenge bagombye kubukoresha, kandi niba nizi nama tuzigirana abantu bakagira ibyo bakosora umuntu akuba mubyeyi we. Surprise yitange ku buryo bw'ubupfura, butari uburyo bwo kwandagaza umuntu, butari uburyo bwo kuzana ibindi bibazo. Hamwe n'ibyo ngibyo byose twavuga abavandimwe b'Islam, abantu bagomba kuba urugero rwiza. N'ibyo babonye byiza, hari n'umushekhe bigeze kubivugaho, avuga hadisi iri kwa Ibn Majah, hadisi ya mama Aisha, n'ubu bwose na Bukhari na Muslim nabo bakiriye hadisi imeze nkayo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti ista'idhu billahi fa inna al-'ayna haqqun. Mu byukuri mujye musaba Allah abarindi, mujye mwikinga kwa Allah kabarindi ibintu bitandukanye, ngo kubera ko ikijisho ngo nukuri. Ikijisho nicyo bavandimwe b'Islam, ikijisho ni uburyo umuntu ashobora kurebana ibintu ishyari bigateza ibibazo kuri kiriya kintu abonye. Cyase ibintu by'amafoto, niba abantu barogera abandi mu misatsi, bakabarogera sinzi mu myambaro, bakabarogera muki n'amafoto, ni gutyo. Rero nibutsaga rero inshallah abantu gupostinga ibintu sinzi agahise akakoze iki, posting ibintu bikenewe kandi mu buryo bwiza. Cyo turi kuvuga mu buryo bwiza, mu buryo bwemewe, mu buryo butari bwo kwiyandagaza. Ejo hari umuntu wambye ati abantu bazaciduka batangiye gupostinga bari kuryamana. Ibi ngibi ntabwo ari byo bavandimwe b'Islam. Dupostinga ibintu bikenewe, biri imyigisho. Ushobora gupostinga wenda ibibazo byaje, nta bundi buryo ufite, ukeneye inkunga, ukeneye ubufasha, n'ibintu biri kumvikana. Gupostinga uri gusomana n'umugore wawe mugejeje mu cyumba, sinzi ibi ngibi ntabwo aba ari ibyo Islam. Ntabwo mbona ko bihesha uyu mugore ubushatse icyubahiro mu bandi, bugaragaza uburyo umugore wawe ameze, naho mugiye kuryama, n'amashuka mugiye kuryamaho, n'ibyahabereye n'ibiki. Ibi ngibi ntabwo aba ari ibyo. Numvaga rero inshallah wenda wakumva n'amagambo nawe mvuze niba yarimo kumvikana bivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nutabyumva
ntabwo navana uburenganzira bwe kubera ko abandi b'Islam abantu baba bagomba kugira umurongo buriya uburenganzira buba mu bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala bikabiri no mu mwanya wabyo n'abantu bikabashimisha ariko ntabwo uburenganzira buba mu bintu abantu banenga cyangwa se babona ko bidakwiye bitari mu mwanya wabyo. Allah dufashe rero turi mu bumva kandi bakumvira. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.